Inkuru yacu y'umunsi nuko tuyitangiye tuyitangiranye n'umwana w'umukobwa witwaga Ariete ndetse tunayitangirana n'umusore witwaga Peter. Barakwereka hari ku kigo cy'amashuri hari mu gitondo bari kujya kwiga. Barakwereka disi mu nzira Ariete yari kugenda disi umwana mwiza cyane w'umukobwa w'uburanga kandi yari umwana mwiza cyane kandi usa neza. Barakwereka mu gutambuka ari kujya ku ishuri mu gitondo mu rukerera, yakomeje gutambuka bagenzi be ku ishuri baramukundaga. Iyo yatambukaga cyangwa se bamubonaga aje ku ishuri baramushagaraga disi bakamuhobera. Barakwereka Peter ndetse na Fisto bakomeje kumupopera baramubwira urakaza neza twari twagukumbuye. Barakwereka disi Ariete yakomeje gutambuka mu kigo yitonze, akomeza gutambuka disi yari umwana mwiza cyane kandi asa neza, yari umwana w'uburanga. Arangije akomeza gutambuka gutyo muri ubwo buryo agenda popera bagenzi be ababwira ati ndabakunda cyane, ati kandi nari mbakumbuye. Barakwereka disi Ariete yakomeje gutambuka muri ubwo buryo akomeza kugenda gutyo gake gake yitonze atambuka disi. Muri ako kamya kiri kugenda hari message yahise yakira. Arangije disi ikigaragara cyo nuko bafite bakimara kugera muri classe bahise batangira kumwandikira. Barakwereka disi Fisto ndetse na Peter batangiye guhanganira kumwandikira ngo barenge ninde uzamutsindira. Barakwereka disi Ariete yakomeje gutambuka ari kujya muri classe, abona bagenzi bari bakomeje kumukurikira ariko mu by'ukuri ku ruhande barakwereka Fisto yereje ahita asekura Ariete. Mana nyagasani, ese ibi ni ibiki bibaye? Akimara kumusekura Ariete yarahindukiye agira ngo ari abantu bose bari bamushagaye, ariko disi menya yari kurota. Arangije ahita abura mu muntu n'umwe, bose bari bahise bigendera. Barakwereka Ariete ntabwo yigeze abyitaho, yakomeje gutekereza cyane aribaza ati nibiki bimbayeho, ati bingendekeye gute, ariko arangije aratuza aravuga ati n'ubundi uko byamera kose ntabwo nzi ngo nibiki bibaye. Arangije disi Ariete yari umwana mwiza cyane, arangije azuzunguza umutwe aravuga ati nyamara nshobora kuba nasaze cyangwa se hari ikibazo kindi mfite. Barakwereka disi ko yagatambutse koko Peter ndetse na Fisto bari bahari bamutegereje. Arangije disi bararebana mu maso akomeza kubitegereza ndetse nabo baramwitegereza. Barangije nabo barahindukira bararebana baramubwira ati n'ubundi urakaza neza, ati mu by'ukuri kandi twe turagukunda jye na Fisto na Peter turagukunda, ati ariko twabuze amahitamo, ese wowe ukunda nde? Barangije disi barakwereka Ariete yabuze amahitamo akomeza kugira amarangamutima, akomeza kwitegereza cyane abo bana b'abahungu, arareba buri cyakora ariko mu by'ukuri disi atangira kwibuka kiri umwana mutoya cyangwa se gitangira kujwinjira mu bintu by'inkundo. Yese atangira kwibuka bagenzi be ubwo bamuganirizaga bari kumubwira ati bari abahungu baragukunda, ati ariko wowe wabuze amahitamo yo kuba wagira gute, wagira ubuhitamo. Barakwereka disi bamwerekaga n'ubutumwa babaga bamwandikiye muri class yo batambukaga, bahoraga bahanganye bavuga ati Ariete ninde uzamutsindira, ese bizagenda gute, ese Ariete azatsindirwa na Peter cyangwa se ni Fisto? Reka turebe disi yo binjiraga muri classe bakomezaga kuba bari gucata, akamubwira ati ndagukunda, undi nawe akavuga ati se kubera iki ibyo bintu buri kumbwira ni ibiki, ati wajye wita ku masomo yakuzanye ukareka kwirirwa umbwira ngo urankunda. Barakwereka disi Ariete yakomeza gucatinga na Fisto akomeza kuvuga ati ariko uko byamera kose ngiye naje kwiga, ntabwo naje kwirirwa mu nkundo. Yo disi barakwereka disi Peter ndetse na Ariete yakomeje kuguma aho ngaho akomeza gucatinga na Peter amubwira ati wajye ukurikirana amasomo, ati ibintu by'urukundo byaje gute, ati kuki wumva ko wahatiriza kugira ngo ukunde kandi utabizi neza. Barakwereka disi nubwo disi Peter ari ku ruhande Ariete akajya mureba akamubwira ati se mu by'ukuri ni iki mushaka, kuki amahitamo nanyu ubwanyu byabananiye, mushaka iki kugira ngo muhitemo icyo mugomba gukora kandi kibabereye. Barakwereka disi Ariete yakomeje kubwira Peter arambwira ati nyamara disi nubwo ushobora kuba nkunda ndabizi neza ko nawe wifata byarakunaniye cyangwa se amarangamutima yo kuyakontorora byarakunaniye. Barakwereka disi Fisto yakomeje kwitegereza Ariete, Peter yakomeje kwitegereza Ariete arambwira ati n'ubundi uko byamera kose ndagukunda, atari ko ndakwinginze. Barakwereka disi bakomeje kuguma mu masomo bakomeza gukora exami, ariko mu by'ukuri teacher yatangiye yaje kuza batangira babwira uburyo bakoze exami. Teacher atangira kubabwira ati mu by'ukuri harimo abantu benshi hano mbona biga ariko badafite umwete kandi biga batabishaka, bagakwiye kuba biga bazi icyabazanye. Barakwereka Fisto atangiye kubwira teacher nabi, atangira kumubwira nabi aramubwira ati n'ubundi uko byamera kose ati mwaratsinzwe muri benshi, ati ahubwo ntabwo muri kubyumva, ati icyo mbasabye ni ukubyumva
kubyumva ko mwatsinzwe. Barakwereka disi Ariete yahise yakira message na mwarimu atangira kubabwira ati n'ubundi uko byamera kose ibyo bintu muba muhugiyemo byinshi bitandukanye mwakabishyize hasi ahubwo mukareba icyo gukora. Barakwereka Ariete disi ari umukobwa mwiza cyane w'uburanga, ariko mu by'ukuri ba Fiston ndetse na Peter ntabwo biyumvishaga ibyo mwarimu yari kubabwira, bo hari ibindi bari barimo bitekerezaga umwana w'umukobwa Ariete wari mwiza cyane w'uburanga. Barakwereka disi Ariete yakomeje kwitegereza muri ubwo buryo, akomeza kureba gutyo muri iyo ndoro, ariko mu by'ukuri mwarimu nawe yaramubwiraga ati Ariete ibyo urimo nyamara nushaka ubireke. Barakwereka Fiston atangiye kwivumbura, atangira kuvuga gutyo ndetse n'abagenzi b'abakobwa biganaga batangira kwivumbura ndetse baranarakara, ariko mu by'ukuri nta kintu byari butange kubera ko Ariete yari ari ku ruhande yiturije, yari yarabuze amahitamo nawe yo kuba yabwirwa akunda ari hagati ya Fiston ndetse na Peter. Ariko mu by'ukuri barakwereka disi umwana yatangiye Peter yatangiye gusobanura mwarimu, arambwira ati n'ubundi uko byamera kose twebwe tuziga ku bushake kandi ntabwo tuziga ku bw'agahato. Barakwereka disi Ariete yafashe inzira disi agiye kuyerekera mu rugo atahe. Fiston barakwereka yagumye aho ngaho, akomeza kuguma muri classe, akomeza kwibaza ati uko byamera kose n'ubundi uriya mwana ngiye bisarangira mutsindiye. Yo barakwereka disi mu nzira Ariete ari gutaha, ari gusubira mu rugo. Barakwereka yakomeje kugenda gake gake, ariko agenda atekereza message Peter yamwandikiye amubwira ngo aramukunda. Barakwereka disi sinzi umuntu yahamagaye ari mu nzira ari kugenda, witegereze neza utaza kugira ngo utaza gucika ukaza guhomba. Barakwereka disi yakomeje kugenda mu nzira gake gake yitonze, hanyuma akomeza kuvugira kuri telefoni, ntabwo twari tuzi ngo ahamagaye nde. Barakwereka ku ruhande hari umusore wari kugenda, ese ni Fiston cyangwa ni Peter? Witegereze neza yaraje wa musore atambuka gake gake muri ubwo buryo. Umwana Ariete akomeza kuguma kuri telefoni asa naho ababaye kandi afite agahinda. Arangije disi wa musore, hari umusore waje wirukanka cyane ahita amuhitana. Disi barakwereka yambaye maske, ntabwo twari kubasha kumenya ngo ni Peter cyangwa se na ninde ni Fiston. Barakwereka disi Ariete yahise akomeza inzira arigendera, afata inzira arivumbura. Barakwereka uko byemera ko wa musore warambaye maske tutabashe kumenya ngo ninde, yahise agaruka areba Ariete ahantu ari kurengera ndetse n'icyerekezo ari kujyamo. Aranje disi barakwereka Ariete yageze mu rugo, atangira gukomeza gucatsa, ese ari gucatsa na Peter cyangwa se ni Fiston? Ntabwo tuzi ngo uyu muntu bari gucatsa ninde, ariko bakomeje kuganira bagirana ibiganiro byiza. Ahita atangira kwibuka disi ubwo yari ari muri classe, ubwo yaganiraga na Peter, ariko mu by'ukuri Peter yaramukundaga cyane, ariko yarabuze amarangamutima, yarabuze amahitamo yo kuba yabaho ukunda bombi, kuko Fiston yaramukundaga ndetse na Peter amukunda, ariko umwana guhitamo byari byaramugoye cyane. Barakwereka disi witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Barakwereka Peter yatangiye kuganira na Ariete, atangira kumubwiza ukuri amubwira ati n'ubundi ndagukunda, atari kuko byamera kose ndakwingize nawe uzanyereke kunkunda. Hanyuma rero ikindi gice cya mbere cya kane gasobanuye turi kukugezaho, nizere kutazacikwa n'igice cya kabiri kizakurikira kuri iyo kagasobanuye twabagezagaho. Witegereze neza, ese bizarangira Peter akundanye na Ariete cyangwa se Ariete azakundana na Fiston? Witegereze nuhumbira homba, nutitegereza nyabuna uraza guhomba. Barakwereka ndagira gusa kubyandikira muri comment umbwire uko ubibonye, ese Fiston azakundana na Ariete cyangwa Ariete azakundana na Peter? Ibindi nakagaruka mu gice cya kabiri, ndabakunda cyane.